arantema hano mfite inkovu arangije anantwika hano ngizi inkovu uko ari ebyiri. Yego ndazibona. Yego. Yes, hello, what's up my people? It is what it is, it's a Lion Shana weekend, the one and only Gonza Nation. Yeah, reka bwira what's up to my boy, my brother and sister. This is a John TV, alright. Yeah, nkuko babwira rero ni cya kiganiro nabagiye mbabwira mbateguza ko ari The Circle Timing Show gufatanya na Media Work Studio. Murabizi ko tubagera hirya no hino mu mahanga, hanze ya Afrika, ndetse tubazanira abastari cyangwa se ibyamamare byakoze hit mu Rwanda. Cyane abanyemano bagiye bari hirya pembeni nyumbani kabisa mu bikari, tukabagezaho kugira ngo mugende mumenya ibyabo. Gusa kuri uno munsi murabona ko nigereye ahantu mu cyaro hahandi njya mbabwira ati ni kwivuko. Gusa kuri uno munsi murabizi ko nkunda kuba nibereye mu mujyi. Uno munsi naje kucyara kugira ngo menye ngo life yaho imeze gute. Live street murabona mu mihanda abari danje. Gusa kuri uno munsi muraza kubona ko nibereye n'abapeti banje kabisa bameze neza. Mumeze mute? Nta kibazo rwose, ariko ikibazo nuko turi mu mihanda. Ikibazo nyine abayobozi batumere nabi ngo tujye kwiga, ariko nyine nabiri kwanga. Urumva ko dufite byinshi byo kuganira nkuko musanzwe munziho vibes zirenze cyangwa se igikabyo. Uno munsi nago biri buze gukunda kubera ko murumva ko inkuru turi buze kuganira nago isa nkaho ari nziza cyangwa se ishimishije. Gusa ndi kumwe n'andi hano iburyo bwanje, nawe reka tubwire wundi amazina yawe witwa nguki? Nizeyimana Valence. Nizeyimana Valence, ku myaka ye ingahe? 12. Ku myaka ya 12 kabisa akaba yarinjiye imihanda, ariko araza kutubwira full story ukuntu byatangiye. Namwe nimuze gukura ijisho ryanyu kuri televiziyo yanjye cyangwa kuri screen yawe. Wowe bitwa ngwiki? Njye wanyita Murenzi Janvier. Ubwo ngubwo nkaba nibereye imihanda, ariko ngo turaza kubona mu kanya. Yes, Janvier kabisa nakubwira ati nibereye imihanda, ariko turaza kubona na mu kanya. So wowe ukurikiye rero reka nkubwire ngo tegereza urebe ibintu bigiye kubera ahangaha. Ndabizi hari stories zinshi twagiye twumva, hari ibinyamakuru twagiye tubona bitandukanye, hari ibigo twagiye tubona bitandukanye bifasha imfubyi. Gusa kuri uwo munsi hari abana bari mu mihanda badafite kirengera. Gusa nkaho ukurikiye ushobora kuba ari ahantu wavuye, ushobora ko ari ikimana yagukoreye, ushobora kuvuga ati uyu mwana mu bushobozi bwanjye mfite bukeya ari ikintu nakora. Ushobora kuba wadufasha mu buryo bw'amasengesho, twe turasenga. Ese ubundi mwe murasenga? Ukuri kw'Imana njye nsenga muri ADPR. Wowe urasenga? Ape nanjye nsenga. Uyowe nagajya asenga. Gusa icyambere no kwiragiza Imana. Reka tukubwire ngo ubufasha bwawe bwose buhari twabukenera. Ushobora kudufasha mu buryo bw'ibitekerezo, ushobora kudufasha mu buryo bw'amasengesho, ushobora no kudufasha mu buryo bwa mikoro, ndavuga amafaranga. Ushobora kuvuga ati uyu mwana ndamugurira inkweto, ukavuga ati ndamugurira isahani y'ibiryo, aho ngaho ubuzima bugakomeza. So reka dukomeze rero n'ikiganiro cyacu, turaza kubabwira ukuntu byaje kugenda. Let's go, tegereza. Ciao. Nkubwira ngo rero kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, ujye ubona na gahunda nyinshi tugenda dushyira kuri urwo rubuga ni Gen TV. Mukore subscribe, share ndetse na comment, ubundi turaza kumeza n'izindi gahunda. So reka uyu uri ibumoso bwanjye kugira ngo kutubwira ati se byagenze ubundi life ye nyayo kugira ngo atangire byaje kugenda bite. Ubundi tubwire mu gutangira, ese ubundi byagenze bite kugira ngo wumve ko ukwiye kuza imihanda, byari byagenze bite? None njyewe abaturanyi ubu ngubu nabonaga nta kintu bamfasha, kuko njyewe nagiye kurega kuri polisi, ambwira ati hangane tuzakubwira. Ndagenda mba mu nzu, ubwishu burabura. Hari barambwira ati jya kureba aho ujya cyangwa se ujya kwa sogokuru, kandi mu rugo ni mu ntara ya Ngororero. Ni mu ntara ya Ngororero. Kurega wari ugiye kurega ngo bigende bite? Bagukoze iki kuruta ati shiboneze kurega kuri polisi? Njyewe naragiye ndavuga ati ngiye mumfashe gushaka ababyeyi, kuko bose bagiye bansize mu nzu. Dore ubwishu bwagiye kandi twakodeshaga. None rero ngiye nkeneye ubufasha, sibyo? Uyu akeneye gufasha ati bamusize mu nzu ababyeyi be. Ngira ngo muri no minsi ibyo bintu ababyeyi bari kubikora cyane. Ugasanga umwana bamusize mu nzu wenyine, nta mundi muryango yari afite, ariko kubw'ubuzima nyine ugasanga abana niyo mpamvu bari mu muhanda. Ndakubwira wowe ukurikiye kugira ngo nujye ubona umuntu mu muhanda ntukahite wiyumvisha ko yigize ikirara, ahubwo ujye ubanza umenye ati se story ye nyayo byari bimeze bite. So ubundi kuvuga ngo uje mu muhanda waje gusanga se ariho hari igisubizo, ho ubona imirire se cyangwa se ubona aho urara?
yego niyo mbonye n'ibyo biryo umukire akavuga ati ngwino tugende mu rugo mwikubitira ibyo biryo ni ubushobozi nibuboneka nkabona amafaranga nzakujyana ku ishuri ariko nyine ni uko nguko nyine nta kundi umuntu ni ukuba imihanda gutyo nta kundi nyine murumva ko ari life struggle za danje uba ubona abana bibereye imihanda ukagira ngo ni ibintu biri aho gusa urumva ko afite life ndende. None ubundi muri Kigali wajemo gute? Kuko njye duhura wambwiye ko iwanyu atari i Kigali, kugira ngo uze muri Kigali byagenze bite? Warateze wajije kwa bimeze bite? njye hari umuhungu wo mu ntara yarambwiye ngo twigire i Kigali, maze kugera i Kigali mu rugo bansangayo. Noneho papa aza gushwana na mama asubira iwabo. None mama asubiye iwabo papa ashaka undi mugore, nawe ashatse undi mugore ndamusanga turabana. Noneho uwo mugore arahukana na papa aragenda kuko ahantu twabaga yarakodeshaga. none rero njye nabuze ubushobozi naje turavuga ati kandi ahantu turi kuba yarakodeshaga kandi yari n'umuzamu waho, base bashaka undi muzamu. Rero umuzamu rero ntabwo ari kuba ahantu hatari mu rugo kandi nta nubwo ari kunyemerera, nta kibazo. Murumva ukuntu byagenze rero. Umwana afite amateka atoroshye, amateka akomeye, ariko nawe ufite ahantu wavuye. Iyo uhatekereje cyangwa se ubonye nk'iyi video ngira ngo ukomeza gutekereza hahandi wavuye, ariko Imana iragushumbusha iguteza intambwe ukaba ugeze aho ngaho uri. Ngira ngo ari icyo wakora, ibi ngibi wabyumva cyane kuturusha. Reka nongeremo umwanya uyu nguyu uri iburyo bwanjye, nawe abanza tubwire ati ubundi bimeze bite. hanyuma njyewe kwa kaka ni Murinja. Njyewe mama yarantaye nsigara mu nzu. inzu irangije mu rugo baragenda, mama yijyanye Rurenzi, papa yijya mu Bugesera. njyewe ndangije rero mpitamo mu buzima bwo kuza mu muhanda. njyewe buryo mbonye umukire araza akampa igice cy'ijana, shima n'undi tujyana hano hirya iwe akatugaburira ibiryo kandi tukajya tugahaha. Nawe waje mu muhanda gutyo iwanyu bagusize mu nzu. Wowe ni umubyeyi, ni mama, ni papa, mbese byagenze bite kugira ngo wumvishe story za mugenzi wawe uko byagenze, wowe kuvuga ngo uje muri Kigali, wowe byaciye mu yenzira? Yewe nuko njye baraje bose baratandukana, bamaze gutandukana nukundi nagize amahirwe kugira ngo ubwire abadukurikiye. nuko nagize amahirwe n'ubundi inzu gasanzwe ari iyacu. ubundi njya kwa kaka nabo baranyirukana. ndangije ngiye kuri polisi kwega ko ababyeyi banjye bagiye, bambwira ati wowe tegereza nitubabona tuzabwa bakujyane aho bababoneye. rero kavuga ati ntibanjyane bakanyihorera, ahubwo twahora bakankubita ibiti. Nakundi nicyo kintu tuba tubereyeho kugira ngo tugere hano hantu muba mutamenya amakuru. Ntabwo twahora tubagezaho amakuru y'ibyamamare gusa cyangwa se abasitari, tuba tubagezaho n'andi makuru yo mu gikari, muri karitsiye haba hariho amakuru agiye atandukanye. Gusa murumva ko uyu nguyu nawe ntabwo byoroshye kuko ngo nawe ababyeyi bamusize mu nzu, ndetse ajya no kurega, bamwizeza ko bazamuzanira ababyeyi be. Aho bamuboneye nabo baramwirengagiza, afata gahunda yo kuza mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali waje gute? Yewe mu mujyi wa Kigali najemo ko mbonye mu rugo bitari gukunda neza. ubundi twarangiza nahuye na papa arantema. Papa wawe yaragutemye? Akuzize ikizi? kuko njyewe ubundi naratashye. maze gutaha ngeze mu rugo nsanga nose naryamye. arankubita, amaze kunkubita ankutisha umuhoro, arantema hano mfite inkovu, arangije anantwika hano. ngizi inkovu ko ari ebyiri. Yego ndazibona. Yego. noneho ubu turangije bucya mu gitondo bansiga mu nzu baragenda. ukurikiye ngira ngo wenda ntago nge nzajya mbagezaho amakuru atizewe. ngira ngo kuva twagenda tugakoresha interview abantu bakuru, aba bana nabo baba bafite amateka kandi n'abana bakuru. Wambwiye ko ufite imyaka 12.
yego urumva papa we ngo yamukubitishije umuhoro nge ndetse aranacika ubuyobozi ntibwamubona ngira ngo urumva iyo life nawe uyibayemo ubwo buzima ntabwo ari ubuzima bworoshye sibyo ntabwo ari ubuzima bworoshye gusa tuba turanga kugira ngo tubagezeho aya makuru niba ari ikintu wumva wakora niba ari ikintu wumva wakora Imana yaragushoboje ukumva wowe kiriho ubona ucyurya ku manywa na nijoro so gira ikintu ukora ndi hano nka Gonzalez kugira ngo mbagezeho niba ari nabyita ubuhamya niba ari amateka sinzi uko nabifata so reka nkubwire ngo rero wowe ubundi ni abavandimwe ugira abavandimwe ndabagira ariko njye abavandimwe abo duturanye bose nta kintu bajya bamfasha nabo babayeho nabi hari igihe nabo bajya babura ibyo kurya bakirirwa ubusa bakabona ibyo kurya nijoro mbese nabo nta kintu bagufasha wowe ubundi uri wenyine wavutse wenyine cyangwa ufite n'abavandimwe njyewe abavandimwe banjye bari mu ntara ariko nyine njyewe ndamutse mbonye ubufasha nanajyayo nuko nta terambere irahagera najyaho nkiga mbese kugira ngo wenda n'abadukurikiye ngira ngo murareba ko hari kamera baradukurikiye abantu benshi bagiye batandukanye mu nce zigiye zitandukanye ni iki wabwira abantu badukurikiye bagufasha wumva gufasha bundi ukeneye kugira ngo we nawe umwana nk'abandi use neza ni iki wumva wababwira njyewe rero mwebwe mudukurikiye muturebe neza twebwe umva turi abana ni nk'aho turi imfubyi mwaturihira ishuri mukadufasha natwe tugakura natwe tukareba umurimo twakora watubeshaho twiga tugatsinda tukabaho neza nta kibazo pe nta ribi nta kibazo pe nyine namwe muri arakubwira ngo namwe ni ukuri mwihangane murebe ukuntu mwabigenza nawe n'umwana nk'abandi akeneye kubaho neza nk'uko ubayeho akeneye kubaho nk'uko umwana wawe abayeho akeneye kubaho nawe afite iterambere mbese akeneye kujya mu ishuri nawe kugira ngo agire ubundi bumenyi ahabwa wowe n'iki wabwira abadukurikiye kugira ngo tuze no kugana ku musozo ibintu byose byagenze neza njyewe ubundi mu rugo nari mfite ubundi iri shuri ibyanjye byose barazinga barajyana imyenda y'ishuri barayijyana n'amakaye yanjye ubu ngubu mushyicyane niwe babihaye ngo azajya abyigana mbese wowe bakuretse gutyo babihaye mushiki wawe babaye mushyicyane bamaze kubimuha bari mu ishuri ubu njyewe nsiganerera ku muhanda ubu ngubu none n'iki wabwira abadukurikiye ngira ngo uri kubona ko hari abantu benshi bari kutureba n'icyo wababwira kugira ngo niba ari n'icyo badufasha ku bushobozi bwabo cyangwa se ku muhate n'ishyaka bafite n'icyo wabasaba njyewe icyo nabasaba ni ukundira ishuri nkajya kwiga mbese ushaka kwiga wari waragarukiye mu wa kangahe nagarukiye mu wa kabiri wowe waragarukiye mu wa kangahe njyewe nagarukiye mu wa gatatu njyewe ariko nyine ndumva nakomerezaho wakomerezaho nkubwira ngo cyane n'ubundi ni cya kindi ni The Sako Timing Show tubagera hirya no hino mu Rwanda mu mahanga ndetse no hanze ya Afurika tukabagezaho amakuru acukumbuye yizewe kandi cyane murabizi ko akenshi nkorera mu mujyi ariko uno munsi navuze ati reka nge nzano muri quartier nk'izi kugira ngo tumenye life y'abahatuye ukuntu imeze so njyewe rero ni njyewe Gonzalez the best muri studio za Gen TV ku bufatanye na Media Work Studio reka mubwire ngo rero murabona ko uno munsi nago negeze ngira akanyamuneza cyane bitewe n'amakuru nari mfite ahangaha agiye atandukanye gusa ikintu uri bukore nuko nimero iri aho ngaho yacu uraza kuyibona ni 078794 uraza kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se utwandikiye muri comment cyangwa se ugira ikintu uvuga kuri aba bana niba ari igitekerezo niba ari ubufasha bundi bw'amasengesho niba ari ubufasha bwa mikoro turabashimiye mwebwe mwari mudukurikiye tugeze n'undi ku musozo w'ikiganiro cyacu nzabagarura n'ubundi tubacari kumwe turahorana abangaba nabo muri ino quartier ndabazi icyo muzambwira nicyo nzababwira icyo muzama nicyo nzaba mbese ndi hano ku bwanyu ndi hano ku bwabo kugira ngo nabo bagire ikintu bageraho reka tubashimire mwese mukurikiye rero iyo televiziyo yacu ibindi ni kunezeza nta bundi bufasha ubona wagira uyisharinga inshuti zawe kugira ngo nawe ibyo ngibyo ubihererwemo umugisha reka mubwire ngo bye ciao ibindi nakagaruka sawa mugire urugendo rwiza nzajya mbasura
nzajya mbasura kandi ibyo bazambwira akira ibyo bazambwira njyewe nzajya mbibabwira sibyo murakoze cyane ngaho mubasezere bye dukeneye gufashwa ariko nyine dukeneye kumuririmbira akaririmbo ka nyuma nyine turi gusoza ibiganiro ariko nyine mukurikire neza namwe muri kureba televiziyo mukurikire neza obizi ibyuya bakureba iyi mihanda iradukanga turi gushaka imihanda none baravuga ngo nkwe iya singira uwo numva ngo nkwe singira uwo numva ngo nkwe